mani muza amakuru agezweho ashushe bose bavuze ko baza kujyana ikamyo eshanu zose tudafite n'ebyiri umufite ikibazo gikomeye twari turagerereje wa usanga ya nare ubu wasanga hano ibikorwa mwebwe mudufashe turebe ukuntu byagira bose aduha amafaranga uyu munsi karibu sana murakoze karibu murakoze amakuru ni meza kumbona unyitegereza se uranzi urandeba nkunzi oya ntago nkuzi ahari waje kureba utuko nari naje kumureba arahari se utuko yagiye muri siporo ariko namuguhamagarira reka ndebe telefone ndabona telefone ye yayisize ndabona telefone ye yari iri mu cyumba ahari ashobora kuba yagiye muri siporo kubera ko yagiye muri siporo telefone nibwo ayisiga ubwo waza kumutegereza oya ntabwo namutegereza hari icyo nari nje kumubaza ariko nari mfite n'indi gahunda okay twavuze menshi ariko nibagirwa no kwakira mwakiriza iki fanta jus amata oya nta kibazo meze neza nta kintu ndi bufate meze neza muraho makuru ni meza karibu oya ahubwo se shatse yigeze agera hano ra chance oya agukora iki se yarambwiye ko aza kureba utuko ariko se kandi abakobwa bose musigaye muza hano mushaka kureba utuko abaye bakobwa se ushatse kuvuga iki suko aha muraza dore hari n'undi muko wese ateye uturuka waje kumara iki nawe waje kureba utuko ese kuza umbwira nabi wabanje ukicara ugatuza ukabona kumbaza icy'ingenzi kadaho ndakubaza nawe uziranye nasharira murumuna wanjye utuko ariko nta hantu nkuzi iby'agasaku ndumva nabikeneye ndakuzi pe ese muratonganira utuko gusa mwe oya bimeze bite ntabyo nzi pe reka njyewe ngende nta kibazo utuko naza umumbarize nimba yaba azi ahantu Cassius aba kuko twaramuzi nicyo cyari kinzanye uze kumumbwira sawa nzi rembo rero ubwo ibindi turabimenya Misa. As we have seen last time, we were seeing which we have divided into two main parts. There's D major. Okay, sorry, I'm coming back. Teacher Raho. Muraho neza. Problem. Ntabwo nkomeye. Nitabiriye ubutumwa bwe. Ubutumwa bwanjye ndakeka ubuzi. Ngira ngo urabizi maze iminsi ntahembwa. Nkeneye amafaranga. Yego. Nari nakubwiye ariko ko nzakwishyura nyuma y'amezi 3. What? Nyuma y'amezi 3. Ntabwo numvise neza wansubiraho. Ariko ndakeka ari bwo bwa mbere bibaye. Oya ntabwo ari bwo bwa mbere. None se kwezi kwa mbere waranyihoreye, kwa kabiri uranyihorera, kwa gatatu urampa yandi marandevu ko ubwo urumva ari sawa.
amafaranga. ikintu cya mbere nakubwira niwe wigisha abanyeshuri. Yego. Abinjira mu ishuri babizi. Ndabazi. Abanyeshuri babiri nibo bazakwishyura. ndakeka ati nibyo uri kubwira nk'undi muntu uturutse ahandi hantu kuko narakoze kandi akazi ngakora neza haba yarabunenga wanenga ukavuga ngo akazi ugakora nabi ubundi akazi nkagahagarika cyangwa ngashaka n'ahandi kuko ntabwo nakwihangana icyo gihe cyose ntabwo bishoboka. Uramutse utabyumvishije ibintu ni bibiri. Icya mbere hari ukuguma mu ishuri wigisha cyangwa ugasohoka ukagenda. Ibyo nta kibazo n'ubundi ndi butahe ndasohoka. Ahubwo icy'ingenzi ni ugusohokana amafaranga nakoreye. Sawa mukanya ngiye kukuzanira leta sibyo? Ikora iki se? Irakubwira icyo ukora. Izanane n'amafaranga. Tubyihorere. Nta kibazo. Icyo nkeneye ni cash. Muraho. Star. Turongeye turahura kabisa. Makuru y'iminsi se? Amakuru yari meza. Nawe uba hano se? Oya ntabwo mba hano. Abadamu wa pastor mukuru wanjye banaje kubasura mu bindi. Shari mubyara abakobwa beza. Oya. Iwacu uhereye njye mu pe. Uri mubi. Njye mu pe. Reka. Ushatse ko kumbwira ko rwose nibeshye. Kwireka gusa. Wakisha ngo Pastor Hansi. reka tu ageze ku mazi. Amureba ntacyo. Uramushaka cyane. Atse gukorera. JD wadusuye. Nabasuye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane wa Pastor. Karibu. Star. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Mumeze neza. Tura. Iminsi myinshi. Pastor. Shalom Pastor. Yesu ashimwe cyane. Nawe cyane. Iminsi myinshi. Iminsi bibaye myinshi. Wahamenye. Nahamenye. Twimukiye ahantu nzi ko utahamenye rwose. Nahamenye. Twaraburanye iminsi yarabaye mibi. Uko yaba mibi kose tugomba kwikomeza kuri Kristo. Akaba ari we ushakisha, akaba ari we ubwira byose. Erega Pastor ubuse ibyo ntabwo nabyibagirwa ngo mbyirengagize. Mba mbizi uretse ko biba ari ibibazo. Gusa no ko ibihe biba ari bibi nyine. JB ugiye kure. Buriya Pastor nuko ntarakubwira. Ariko buryo tuko naramubuze. Yesu. Yarabuze. Yagenze ko agiye muri siporo. Telefone arayisiga n'ubu ntaragaruka. Inzego z'umutekano mwamenyesheje? Pastor utuko n'ubundi n'umuntu mukuru. Asanzwe agenda n'ubundi akagaruka. Ariko ibi byo birakabije pe. Yesu ngende umva bincanze Imana yo mu ijuru. Ibi ni ibiki koko? Sharajya yikanga ariko nta kibazo. Ubwo icyo nzi nuko utuko agomba kuboneka. Yego. Agomba kuboneka rwose. Yego. Usuye umwana w'umuhungu kuko Mana. Kumutinzeho cyane. Beshe nyine nuko muzi ko ari umukristo wacu ariko nta bindi bintu birenze biramuga. Nta bindi. Turasenga Imana. Yego. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 uvuga ngo ntabaza ndagutabara. Yego. Nkwereke ibiruhije bikomeye utamenye. Rero Imana ishobora gutabara kandi ishobora no gutarura utukaho ari hose. Amina. Nzi neza ko Imana izazana utuka. Amen. Kadusenga Imana kandi irabikora. Magari Tasha nawe se dusenga. Tasha. Biro dusenge. Humura rwose. Imana yakora ikintu cyiza cyane. Ndabyizeye Pastor. Kuko mu gihe gitoya tuzamuka. Aratashe se. Aratashye. Data mu izina rya Yesu Kristo turi hano kubw'abavandimwe
kandi tugushimiye ku bwa JB wageze muri uru rugo. Afite ikibazo gikomeye cya utuko twabuze muri iki gihe. Turasenga kugira ngo imbaraga zawe zimutarura aho ari hose yongere kugaruka kugira ngo imitima ya benshi inezerwe. nuko twebwe tumeze ntubibona se ko nawe ukuntu byagenze twasubiye ku isuka. Nageze hano nkabanza kukuyoberwa warahindutse kweri. Narahindutse nyine ariko wowe noneho ndi kubona ukeye kabisa umeze neza. Sasa umeze neza biragaragara. kutambaza se umeze biteze. sigaye niga muziki ubu ndaririmba. Shanga wase ndirimbira kweri ndirimbira usigaye umeze neza rwose muri muziki ndabyumva. Ariko buriya koko kirimo Cassius yarabuze neza Cassius yarabuze burundu urumva twagerageje imbaraga zacu zose ngo tunashakishe uburyo yaboneka yaragiye twashyizemo polisi biranga ariko bura nta kundi Cassius yaragiye. ariko ngo nabamushimise baburi irengero. Bamushimise baburi irengero baragiye mbese ubu ntiwamenya iyo bagiye muri bya bihugu by'amahanga ntawamenya. Nisi, uretse kuri fiyanse wawe? Yego ahubwo twarimo. Numvise neza cyangwa? Navuze ko ntawe uhari. Madawo tuyituruka hino nuko. Kwande? Tuyituruka he? Oya buretse gato. Nzira ki? Mbare nangiza kwa resanga. Wese aho urinda ubaza gutyo we. Ugusita utabona ni. Ahubwo wese ufite uburenganzira bwo kumbaza ngo nze kubaje utuko nkani. Icyo utabona se nicyo. Ni iki se ndi kubona? Ndi umugore w'utuko. Nunzeze noneho ni iki kigaragaza ko uri umugore wowe? Ndamutwitiye. Umva nunzeze nawe ndatwite ngo iki? Ugize ute? Ni iki se cyerekana ko umwana utwite undi ari wowe utuko? Wasizoye utuko. Nta nisobura ahangaha utuko. Umva ubwire. Ndakwiyamye ushakira ahandi. Niba umva mugore wanacitse cyane umva n'umushaka kuzamukira cyane. Icyapa kitazi iki? Hano habaye mu isoko ry'abagore. Muguki? Mu kazi nasabye ntabwo nasabye nk'abagore. Musohoke mugire vuba. Sohoka mpagare sekirite azasohoka. Wabarusha abantu amahoro. Ikirere ushakira ahandi. Chance waje gukora iki hano? Nacyo nshaka